imigambi yayo. Akanya gatoya gashize ibintu birangiye, bageze mu binezeza, babonye amamodoka, babonye inzu, bagira ngo ibintu byose birarangiye, ariko ngo byari bitararangiye. Numva 14 ahubwo bifuriza cyane mu butayu, bagerageza Imana ahatagira abantu. 15 aravuze ngo ibaha ibyo bayisabye, ariko imitima yabo ishyiramo kona. Ibaha Imana, ibaha amarira cyangwa ibyo baririraga byose irabibakorera, ariko ngo mu mitima yabo ishyiramo ikintu bita kona. Kona twavuga yuko ari nko kwinangira, kona twavuga yuko ari nko kutamenya. Iri jambo urimenye neza. 16 turavuze ngo kandi bagirira Mose ishari mu rugo rw'amahema na Aroni wera n'Uwiteka. Reka nkubwire, ibi bintu nijye bibwira ni nawe bibwira. Bagirira ishari abatambyi, bagirira ishari abahanuzi, bagirira ishari abapasiteri. Uyu munsi wa none hari akaga kagiye kuza. Uyu munsi wa none hari ibintu bigiye kubaho. Uyu munsi wa none hari ibintu bikurikira byinshi. Abantu tugiye kubura amahoro, kuko iyi si turimo iteye ubwoba. N'isi y'umwijima, n'isi iyobowe n'imbaraga z'umwijima. Erega Daniyeli yaravuga ngo mu minsi y'imperuka ubwenge bwa benshi buzagwira. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wese akwiriye kuba maso agakomera. Namara gukomera, ngo gukomera numara gukomera uzakomeze n'abandi. Uwiteka rero aragushaka kugira ngo akugirire neza. Reka dusome uru rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo 8 umurongo wa 7. Haravuze ngo iyo rya sezerano rya mbere ryinonosora ihajyaga kuba